iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinnom? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Mwaramutseho neza inshuti bakunzi, turacyaganira ndetse tunashakisha ubwenge Imana idufitiye muri iki gitabo cy'imigani. N'umurongo wacu turi bufate mu mutwe uri mu migani igice cya 11 umurongo waho wa mbere. Tugiye kuvuga kandi ku bijyanye n'ubucuruzi. Imigani igice cya 11 umurongo waho wa mbere niho dusanga umurongo wacu wo gufata mu mutwe. Uravuga ngo urugero rw'uburiganya ni ikizira kuwiteka, ariko ibipimisho by'ukuri biramunezeza. Ahangaha hari kuvuga ku munzani. Urugero rw'uburiganya ni ikizira kuwiteka, ariko ibipimisho by'ukuri biramunezeza. Imigani 11 umurongo waho wa mbere. Urugero rw'uburiganya ni ikizira kuwiteka, ariko ibipimisho by'ukuri biramunezeza. Abantu benshi bamaze kwimika ikinyoma kivuga ko kubeshya ngo ubone amafaranga ari ntacyo bitwaye, ngo ari nta kibazo kirimo. Iminzani benshi barayishe, ibiciro ntawuvuga iby'ukuri. Icyo baranguye 1000 barakubwira ngo rwose nakiranguye 1900, ngo ndi gufata inote y'ijana yonyine. Donc uburiganya mu bujyanye n'ubucuruzi, ibi bintu byose, hari abakoresha metero bapima, hari abakoresha uduseke, hari abakoresha utubase, hari abakoresha icyo bita ingemeri, hari abakoresha udutaro, hari abakoresha agasero, hari abakoresha ibintu byinshi bitandukanye. Sinzi ibyo bakoresha bari mu gukora imigati kugira ngo bapime igipondo cyakabaye kivamwo umugati runaka. Ariko abantu ahantu hose bagenda bashaka ukuntu bakwiba ingano y'ibyo bakabaye baha umuntu, kandi bakamusaba amafaranga bagomba kumusaba ku gipimo cyuzuye. Umugati ugasanga urimo icyuka, wawureba ukavuga uti uriho urampaza, wawukoraho ugasanga ni umwuka gusa. Kubera iki? Ibipimo bakoresha ntabwo ari byo. Bibiliya itubwiye ngo iki? Urugero rw'uburiganya ni ikizira kuwiteka, ariko ibipimisho by'ukuri biramunezeza. Hari abarara bakeba utubase, hari abarara batwika ibyo bita ingemeri, hari abakora ibintu byinshi cyane bitandukanye kugira ngo babashe kwiba neza. Nta wubavuze, nta wubakomye, mbese bakwizeze ko ibyo barimo kuguha bihwanye n'amafaranga uri bwishyure. Nyamara uko atari ukuri. Umva nshuti yanjye, wa mukristo we uteze amatwi wifuza guhabwa umugisha n'Imana, umva, urugero rw'uburiganya ni ikizira kuwiteka, ariko ibipimisho by'ukuri biramunezeza. Ni wowe ukwiye guhitamo niba uri bunezeze uwiteka cyangwa niba uri bumutera agahinda. Ariko si agahinda gusa, ahubwo ni n'iseseme, kuko Bibiliya iravuze ngo urugero rw'uburiganya ni ikizira. Donc ni ikintu gitera Imana kumva ishaka kuruka. Mutera iseseme. Urugero rw'uburiganya ni ikizira kuwiteka, ariko ibipimisho by'ukuri biramunezeza. Mbabazwa cyane n'abantu bitwa abakristo b'amabandi binyuze mu minzani yabo, b'amabandi binyuze mu binyoma bakoresha, bakubwira ngo iki kintu nakiranguye ngo rwose ngo yewe ngo ni no kukiguhera ikiranguzo, ngo nta kintu mfashemo, kandi abizi neza ko arimo kukwiba akugejeje kuri. Nyamara abantu bagatekereza ko ibyo bintu ngo ariko bacuruza, ngo arizo mvugo z'abacuruzi. Hoya, uramenye inshuti yanjye, ntukibeshye, kuko buri kintu cyose ukora kizakujyana mu rubanza, ugatsinda cyangwa ugatsindwa.
ndetse uhabwa umugisha n'Imana binyuze mu kuntu yinezeza, ugahabwa umuvumo binyuze mu kuntu ugenda uyitera agahinda. Benshi cyane birirwa biruka, yewe pasite munsengere mfite inyatsi, munsengere ndacuruza ntibize ngahomba, munsengere ngira gutya ibintu bigapfapfana, munsengere. Nyamara wari ukwiye kubanza ugatekereza, ese umunzani nkoresha ni muzima? Yaba si nkoresha, ntabwo nayikase nkayikuraho ikinyita nkongera nkayidoda cyangwa nkayitwika. Hari ukuntu bazitwika bakagenda bayikandakanda yegerana, ugasanga afite iyo aranguriraho n'iyo acururizaho. Uwo agiye kurangurira aramwibye, n'uwo agurishije nawe aramwibye. Donc nibandirirwa yiba hirya no hino, yarangiza ngo afite inyatsi, yarangiza akibaza impamvu Imana idaha umugisha ibyo akora, kandi ari we ubwe ubyiyicira, ari we ubwe wizanira umuvumo. Mana, fasha ubwoko bwawe, fasha abantu bawe bamenye neza yuko urugero rw'uburiganya cyangwa se ibipimisho bipfuye, byiba, biriganya ari ibintu bizira imbere yawe, ariko ko wishimira ibipimisho by'ukuri. Iyi si irapfuye, igeze kure kubera abajura benshi ndetse barimwo n'abitirirwa izina ryawe. Nyamara icyama wowe uteze amatwi ukava muri uwo mubare. Hano hari ibintu Bibiliya itwigisha ngira ngo tunyuremo twihuse. Sinababwiye se turi muri universite y'ubwenge. Niba ushaka kuba umunyabwenge ukubaka ku rutare, tega amatwi kino kintu. Uyu murongo kandi nizere ko wawufashe mu mutwe. Wa mucuruzi we, ejo bundi utazahomba, ejo bundi utazahura n'ingorane ukagira ngo ntabwo wabyumvise, kandi warabyumvise. Aho bipfira naho bikirira. Ntabwo Imana yaguha umugisha urimo gukoresha ibipimisho bipfuye cyangwa se by'uburiganya. Reka turebe Imigani igice cya 6 umurongo waho wa mbere. Twishakira ubwenge. Imigani igice cya 6 umurongo waho wa mbere. Bibiliya irambwira ngo, mwana wanjye, niba wishingiye umuturanyi wawe cyangwa ukarahirira ko wishingiye umunyamahanga, uba ufashwe n'indahiro warahiye, ukaba uboshywe n'amagambo y'ururimi rwawe. Noneho mwana wanjye, genza utya kandi wikize. Ubwo waguye mu maboko y'umuturanyi wawe, genda wicishe bugufi umwinginge. Ntureke amaso yawe agoheka, ntuhunikire. Ikize nk'isirabo iva mu maboko y'umuhigi, nk'inyoni iva mu kuboko k'umutezi. Icyo biri kutubwira ni uko udakwiye kugira umuntu wishingira. Ubwo ndabizi ugiye kuvuga ngo pasite, ubwo se ugiye kutwigisha kwangana? Tega amatwi neza nkubwire nshuti yanjye, uramenye ntuzagira umuntu wishingira. Ngo umuntu aza kubwire ngo rero rwose nshuti yanjye, ubu ngubu ndashaka kuba umushoramari, kandi rwose ufite inzu kandi uri inshuti yanjye, kandi banki yanyemereye amafaranga, none ntizi inzu yawe ngende nyishingike muri banki, nzahita nkwishyura rwose. Ndetse n'ikimenyimenyi, erega naba ngukubisemo na makeya maye nawe ukagira utwo wikemurira. Biravuga ngo, ikize nk'isirabo iva mu maboko y'umuhigi, nk'inyoni iva mu kuboko k'umutezi. Mu yandi magambo, uramenye ntuzagwe muri uwo mutego. Ntukagire umuntu wishingira, ntukagire umuntu uha ingwate. Ngo umuntu avuge ngo reka ajye kuguza undi amafaranga, hanyuma akubwira ati tujyane. Uriya muntu ni inshuti yawe, none ngwino tujyane, ndashaka umuguza amafaranga. Wowe umumbwirira ijambo gusa ko nzayamuha, kandi ko nintayamuha uzayamumpera. Ariko genda kubwiza ukuri pe, amafaranga se iminsi niyo imbanye myinshi gusa, nawe ubona amafaranga y'ahantu nzayakura ndahaza. Uramenye ntuzajyeyo, uramenye ntuzagwe muri uyu mutego. Ntukagire umuntu wishingira. Imigani 11 umurongo waho wa 15. Bibiliya iratubwira ngo iki? Imigani 11 umurongo waho wa 15. Bibiliya irambwira ngo, uwishingira uwatazi bizamubabaza, uzababara, uzagira agahinda. Uwishingira uwatazi bizamubabaza, ariko uwanga kwishingira aba amahoro. Iri ni ijambo ry'Imana.
ntabwo ari amagambo yanjye, ntabwo ndi kubigisha inzangano. Tega amatwi wumva uko Uwiteka bwenge avuga. Uwishingira uwo atazi bizamubabaza, ariko uwanga kwishingira aba amahoro. Imigani igice cya 17 umurongo wa 18 haratubwira ngo umuntu ubuze ubwenge arahirira ubwishingire. Ntubure ubwenge nshuti yanjye, this way ntubure ubwenge. Umuntu ubuze ubwenge arahirira ubwishingire, akishingira undi imbere y'umuturanyi we. Ntubure ubwenge, ntukigere wishingira umuntu. Ntukishingira umuntu. Icya kabiri, ntugatinde kwishyura amadeni yawe. Ntugatinde kwishyura amadeni yawe. Imigani 3 umurongo waho wa 27. Hari abantu benshi cyane bahora bavuga ngo yewe ngo reka mbe nyariye nzamwishyura, ngo none se ngo ejo bundi se singiye guhura ibishyimbo sinse ngo reka yambe nyariye nzamwishyura. Ukaburwaje umwana, ukabuhuye bya bishyimbo urabigurishije uvuje umwana, nabyo ntibyishyuye ibiguzi byose. N'ibindi byose wapangaga ngo reka nzaba mwishyura, ngo nzaba mwishyura. Ndi umuhamya wo guhamya ibyo. Hari abantu rwose banyambuye pe, kandi si uko batigeze babona amafaranga, ahubwo ni uko batishyura amadeni yabo vuba. Uramenye rero nshuti yanjye, ntugatinde kwishyura ideni ryawe. Imigani 3:27 dore uko Bibiliya itubwira. Abakwiriye kubona ibyiza ntukabibime niba bigushobokera. Urumva? Ntukabye ngo uriya muntu ni umukire, undi se ndayamuha ko ataburaye. Ngwapo ngura no umukire, ngo undi se arenda kuyamaza iki? Abakwiriye kubona ibyiza ntukabibime kandi bigushobokera. Imana nizemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara. Imigani igice cya 10 umurongo waho wa 3. Erega gukora ibyiza, gukora neza nta kibazo kibirimo, kuko Imana nizemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara. Bibiliya iratubwira hano ku murongo wa 3 ngo Uwiteka ntazemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara, ariko ahakanira abanyabyaha ibyo bararikira. Waruzi n'ikindi? Abanebwe barakena. Umurongo wa 4 w'iki gice ni kutubwira ngo ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Iri ni ibanga naryo. Ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. None sibi twakwirwa tubivugaho byinshi. Niba uri umunebwe, itegure ko ubukene buzagutera nk'intare. Niba uri umunyamwete, Imana izaguha umugisha kandi ubukire buri mu nzira yawe. Igice cya 22 cy'Imigani umurongo waho wa 29 Bibiliya iratubwira ngo, igice cya 22 umurongo wa 29 Bibiliya iratubwira ngo hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye, bene uwo azaba imbere ku mwami, ntazakorera abagufi. Mu yandi magambo, umunyamwete waze ngo wamushakira hano hafi mu baciriritse, mu bantu b'abakene. Reka da, abari hejuru yo akorera abandi. Umunyamwete nta muntu utamukeneye, baramukeneye. Abafite ibyo bashaka gukora, abadafite ubunebwe bakeneye umunyamwete ngo abakorere. Urumva rero nagerayo ikizamubaho ubukire buzamukurikira. Umunebwe ntacyo amarira shebuja. Imigani 11 umurongo waho wa 26. Umunebwe nta kintu amarira shebuja. Uwimana amasaka azavumwa na rubanda, ariko umugisha uzaba kuyabagurira. Uyu ni umugani, ariko urimo urerekeza ku muntu utimana imbaraga ze igihe ahawe akazi. Umunebwe ntacyo amarira shebuja, wari ukwiriye kuba uw'umumaro. Uwishingikiriza ubutunzi bwe, hari ikintu kizamubaho. Hano ku murongo wa 28 w'iki gice aravuga ngo uwishingikiriza ku butunzi bwe azagwa. Uramenye ntukiringire ubutunzi, ujye wiringira Uwiteka. Ariko umukiranutsi azatoha nk'ikibabi kibisi. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Hano
igice cya 24 umurongo waho wa 27 hari icyo hatubwira. Reka turebe Imigani 24 umurongo waho wa 27. Haratubwira ngo banza witegure ibyo ku gasozi, uringanize imirima yawe, hanyuma uzabone kubaka inzu. Banza utunganye, cyangwa se banza wubake ubuhamya bwawe mbere yo kubaka inzu. Mwene magambo, ntabwo wari ukwiriye kwirirwa wiruka inyuma y'ubutunzi uko ububonye kose, waba wibye, waba usambanye, waba wishe, donc uko wabubona uko ariko kose, ngo uvuge ngo nimara kubwiba, nimara kubukusanya, nzabona noneho ntunganye iby'ubuhamya bwanjye. Icyiza wari ukwiye kubanza ukubaka ubuhamya bwawe, hanyuma ukazubaka inzu nyuma, donc ibintu ukabishaka nyuma. Zo ni inama z'ubwenge bwenge akugira. Imigani 27 umurongo waho wa 23. Bibiliya irambwira ngo, Imigani 27 umurongo wa 23, Bibiliya iratubwira ngo gira umwete wo kumenya uko imikumbi yawe imeze, kandi ufate neza amashyo yawe, kuko ubukungu budahoraho iteka, ingoma nayo idahoranwa ibihe byose. Ubwatsi bukuze buracibwa bukarundwa hakamera ubushya, kandi ibyatsi byo mu misozi bigakoranirizwa mu rugo. Abana b'intama bakubera imyambaro, kandi ihene zivamo izigurwa umurima. Nayo amahenehene azaba ayo kunyobwa nawe, aguhaze n'abo mu rugo rwawe, ndetse atunge n'abaja bawe. Hano icyo hari kutwigisha, nubona umwanya uhasome neza, harimo haratwigisha ko ubutunzi bushobora kugenda. Ushobora kuba ufite ubutunzi uyu munsi, ariko ejo bukaba bwagiye. Inama ugirwa ni iyihe? Nuko wari ukwiriye kwitonda ukamenya guteganyiriza ejo hazaza. Uyu munsi uhindura imitekerereze yawe ku bijyanye n'ubucuruzi, ku bijyanye n'ibyo ukora bikwinjiriza amafaranga cyangwa se biguhesha ubutunzi. Uramenye utizanira umuvumo, kandi wari ukwiriye kubona umugisha. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaba uririmba imbabazi